Muraho neza ku bantu bifuza ko twakongera kubasobanurira ku moko y'ubwatsi twayasizeho, urumva atanyuzwe ikiganiro kiriho abe yasubira arebe, kiriho arebe amoko y'ubwatsi meza yo wagaburira inkwavu zawe zikarya zikamera neza cyane. Ngaho rero mukurikirane ikiganiro mukirangize, ni cyiza kimeze neza. Ni byiza ko umenya uyu muryango mugari wa VU Rabbit Farm, aho turebera hamwe ubworozi bw'inkwavu uko bukorwa. Aha ngaha rero tudatinze tugiye kubereka amoko 5 y'ubwatsi bwiza waha inkwavu zawe zikabyibuha ndetse zikagera kure aheza wifuza. Niba ushaka ko dukomeza muri ibi biganiro byubaka uburyo twakiteza imbere mu kubworozi bw'inkwavu, kanda subscribe, like, unandike muri comment maze turebere hamwe ibyiza byo korora inkwavu. Ni amoko 5 y'ubwatsi ugomba kumenya niba uri umworozi w'inkwavu. Ubwo bwatsi cyiza cyabwo buboneka hariho hose, kandi akaba ari ubwatsi inkwavu zikunda cyane, bukaba bidasaba ngo ubuhinge, bisaba gusa gushirika ubute ukajya kwahira. Ubwo bwatsi ndabundi inkwavu zirabukunda cyane ku buryo weho mworozi utabuzi ndani icyo wabuzi cyane, ko ubworozi bw'inkwavu bujyanana no kuzitaho cyangwa se muri rusange no kuzimenyera ibyo zikunda kugira ngo zibashe kubaho neza. Tudatinze reka dutangire. Ku mwanya wa mbere tuzabona ubwatsi bwitwa amaguru y'inkware. Iki cyatsi nda muntu utakizi, kereka niba utari umworozi w'inkwavu, ariko iki cyatsi ugomba kuba ukizi neza. Ngira ngo murakibona ukuntu gitoshye, ndetse n'inkwavu zigikunda cyane. Rero niba uri umworozi w'inkwavu ugomba kumenya neza ko iki cyatsi ugomba kuba uri umuntu ukizi cyane, kuko ni ingenzi cyane. Ikindi ugomba kumenya, kiboneka hariho hose, gikura hariho hose, ku bantu bahinga ibishyimbo cyangwa se imigozi usanga kenshi gikunze kubonekamo kimejeje. Urumva ko nta kibazo cy'ubworozi bwacu tugomba kuzahura nacyo bw'abantu dufatanyije umwuga wo korora. Ubundi bwatsi bwa kabiri, ubwoko bwa kabiri bw'ubwatsi ugomba kumenya kubuzi wenga umworozi, ubwatsi bita uburayi. Ngira ngo mwese muri kububona. Ubu bwatsi ku kintu bita inkwavu ni ikintu gikomeye cyane ugomba kumenya wowe ng'umworozi. Ndababeshya si ubu bwatsi inkwavu zirabukunda cyane cyane cyane. Nongere mvuge cyane. Ikintu ugomba kumenya neza nuko ugomba kumenya neza ko ubu bwatsi kububona buroroshye, ahariho hose wabuhasanga, mu myaka iyo ari yo yose bumeramo ahariho hose. Urumva ko nta kibazo na kimwe cy'ubwatsi twagira mu gihe zijya ubu bwatsi. Niyo mpamvu ubwatsi bw'inkwavu bworoheje kububona. Ubwatsi bwa gatatu ugomba kubuzi, ubwatsi bita igihehe. Igihehe ngira ngo murakibona. Ubu ni ubwatsi bwiza cyane ku nkwavu, zirabukunda ndetse burazibyibushya kandi kiboneka ahariho hose. Bibutsa ko ubwatsi ndi kubereka ni mu bumwe neza nateguye, mvuga ni inkwavu zikunda cyane ndetse icyarimwe zibyibushya neza ku kigero gishimishije neza cyane nk'aborozi b'inkwavu. Sasa rero iki nacyo ugomba kukimenya. Ubundi bwa gatatu bwo bukunze kuboneka ku bantu bakora ubuhinzi bwabo, ubuhinzi bw'ibijumba. Bwatsi imigozi. Ikintu bita imigozi ku nkwavu ni kimwe mu bwatsi bwiza cyane, ku buryo urukwavu rwariye ubwatsi bwitwa imigozi nta kindi cyatsi waruha kabisa. Ubu ni ubwatsi bwiza cyane kandi buboneka ahantu henshi mu cyaro. Urumva rero niba uri umworozi wo mu cyaro, urumva ni byiza cyane ko ubu bwatsi waba bufite, kuko ni ubwatsi bwiza cyane itungo ry'inkwavu rikunda. Ugomba nabwo kubumenya. Ku mwanya wa gatanu, ari naho wenda iki kiganiro turakigarukiriza, ku bwatsi amoko 5 ugomba kubuza umworozi, ni ubu ngubu. Ni icyatsi
abakizi muraza kunyandikira muri comment. So niba uri umworozi koko wadukurikiye iki cyatsi ugombe kuba ukizi, ugomba kwitwandikira muri comment. Wakibonye neza iki cyatsi aho uzagisanga hose ndukagisige niba uri umworozi w'inkwavu. Iki ni icyatsi cyiza cyane ku nkwavu, ugomba kukimenya by'umwihariko. So rero urukubona ko uyu munsi twize isomo ryiza cyane ugomba kumenya kuri iki bintu byo korora inkwavu n'ubwatsi ugomba kurya. So we tugeranye kuri iki kiganiro, kuri umusozi w'iki kiganiro. So icyo ugomba kumenya cy'ingenzi ni uko urukwavu kugira ngo rukure rutange umusaruro neza, ugomba kumenya byinshi kuri go byerekeye nabyo kugira ngo ubone uburyo uzabona nawe umusaruro. So rero ikintu ugomba gukora ni ukanda subscribe kugira ngo tubane kuri iyi channel, kugira ngo utazacikwa isomo na rimwe, kugira ngo twiyororere dutere imbere mu buryo bwa kijyambere. Inkwavu ni itungo ryiza cyane ribyara buri kwezi. So ni itungo ryiza cyane ku buryo ryaguhindurira ubuzima ndetse n'amateka mu buryo weho utaruzi. Icyo ugomba kumenya rero ni kimwe. So ubu n'ubwatsi ni amoko 5 y'ubwatsi twize. Ese wambwira niba ushaka ko tuzana n'ubundi burenze kuri ubu zikunda cyane, kuko si ubu gusa, weho wajyandike muri comment umbwira uti ubu bwatsi bundi turabushaka, maze tubane muri ubu bworozi. Icyo ushaka kumbaza mbaza kugira ngo tuzagisubize muri video y'ubutaha. So urabona ko nanjye ndi umworozi mwiza cyane, urabona ko tumeze neza n'urukwavu rwanjye. So icyo ugomba kumenya cyo ahangaha ni kuri View Rabbit Farm. Ndabashimiye. Icyo ugomba kumenya cyo nuko ugomba gukanda subscribe, like ndetse ugakanda na comment, maze tukibonera ibishya kubyerekeranye n'ubworozi bw'inkwavu.